Fuma y'ubukire, fuma y'ubukire, fuma y'ubukire. Umusemburo mu buhinzi n'ubworozi bwa kinyamwuga. Ubuhinzi n'ubworozi, muhinzi mworozi, umusaruro wawe ubutunganya ugana inganda, uzagere ku isoko ufite ubuziranenge, maze iterambere ry'igihugu rishinga imizi. Noza ubworozi, uvuza amatungo, ubikore kijyambere. Ifumba y'ubukire. Ikinamico Ifumba y'ubukire igamije gufasha abahinzi n'aborozi kumenya amakuru y'igihe n'ikirere hagamijwe kuzamura umusaruro wabo. Ikinamico Ifumba y'ubukire muyitegurirwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri ku bufatanye n'ikigo gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuhinzi SIAT. Ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, waduhamagara ku murongo wa telefone 41 cyangwa se ukatwandikira kuri page yacu ya Facebook Minagri Ifumba y'ubukire. Duherukana Sibomana atishimiye uburyo atandukanamo na Ngabire. Mugisha nawe urugwira ari rwose kuri Ngabire ariko undi atabyishimiye. Icupa rya Rwasiri se ryo riranyowera? Ariko rero mukanga, gerageza ubwo ugiye kujya imbere y'abaturage isura yawe rwose iki. Erega nubwo nakomeje kubiguhisha ariko nabuze umuntu. Wabuze umuntu? Mu buhe buryo? Ndamuhamagara ntiyitabe. Hashize iminsi 2 yose. Ubu sinzi icyo nakora. Mbabara rwose utarira abaturage bakuru. Ihangane. Wamugane si byiza. Ngabo bakusanya mbanze niyo manganye nishakemo n'ibyishimo. Yemwe mwegerane tuganire. Namwe abari munsi y'igiti mwigire hino ye. Ahubwo bose nibaze rwose. Baze hano munsi yacyo rwose, muze mutwegere. Iryo zuba se koko murabona twarikira. Cyangwa mugani twerekeza hano twese. Ngaho haguruka mukanga. Umuri ubutayari meze neza. Ubu navuga nta kibazo. Maze Imana imbabare ukomeza ukugumuryo. Iyo wabaye rwose birambangamira. Yemwe ihangane tuganireho gato, maze tutabajya guteka babone igihe bayishiriza ye. Umuganda wagenze ute mbese? Yewe ko ari indyankurgera ugira ngo utema kiriya gihuru kiri kuri ruhura byari byoroshye. Ntibiba byoroshye byo. Ariko nitwe tugomba kwiyubakira igihugu no kukigira cyiza. Ndabeshya se? Ndabeshya rwose. Ikindi kandi cyari cyarakuze cyashobora kwishama abagizi ba nabi bakajya batega abantu mu ijoro cyangwa abajura. Uretse n'ibyo ahubwo ninde ko kutabona ko hahise hasa neza. Nimugumeho rwose bayobozi. Erega cyane atumaga n'amazi aca muri iriya ruhurura atagenda neza. None ubu nyine firiya mbere ni mu mirima ya Murenzi y'epfo mu gishanga. Mwakoze rero kwigwa mu imirimo yo mu rugo mukaza mu y'igihugu. Mbere uko dutaha rero agoronome yifuje kugira icyo abibutsa. Muhumure ntabwo mbatindira. Muhumure rwose. Nagira ngo twibukiranye kuri gahunda yo gutera imiti mu myaka. Uburyo yitabirwa, uko ikorwa, niba yakorwaga nabi n'iki twakosora, mbese ibintu nk'ibyo. Gutera imiti mu myaka se hari umuntu utabizira? Nta utabikora rwose. Ngaho mbwira Rwasi, wowe bigenze ute? Ntabwo bigoye kabisa. Ndabanza nkipfuka ku mazuru kugira ngo nyine bitantumukira. Narangiza nkambara utudufuka ntoki kugira ngo nyine bitajya ku ntoki zanjye. Ubundi nkavanga imiti rwose neza nkayivanga pe. Ubundi nkamaze ngatera. Ewe ibyo maze gukoresha ubishyira he? Umva sha uzi ukuntu turiya dukapu dutwarika neza. Cyakora rwose warakoze Rwasi.
iyo nkuranga yagiye mu bufundi bw'akirirwayo nicyo mugemuriramwe ibyo kurya ntikimvune kugitwara. Nimwumva ahubwo no kwa muganga inka ndumva narahabonye akabido kavuyemo umuti di. Nuko icyo gihe nari ndangaye bincaho nibagirwa kubimubaza. None se ko nari nkimupagasiriza nuko mbuze icyo nshyiramo amazi yo kunywa ndakamusaba arakamba ndakoza nkajya nkitwazamo amazi yo kunywa. Nk'abantu mwe turindwa n'Imana pe. Ejo bundi nibwo nicaye nongera kwibuka ku kajerekani nabonye kwa munganya inka. Numva ngomba gutegura inama ibigisha uko mwajya mubigenza akantu ku kandi. Sibyo? Yego rwose. Icyambere mu gihe ugiye gutera imiti yica udukoko n'indwara mu myaka ambara agapfukamunwa kugira ngo wirinde ibitumuka bikujya ku munwa. Wambare kandi bigukingira mu maso n'amazuru kugira ngo utabihumeka cyangwa bikagutokoza. Yego rwose urakoze. Rwasi rahera ko ibyo wabyibukaga. Naba nkubeshye. Mureke dukomeze. Hanyuma rero ukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Ukambara agapfukantoki mu gihe ugiye kuvangavanga umuti. Mw'abantu mwe kirazira gukora mu muti n'intoki nsa mutazadukorera ikara ryaka. Ewe. Hanyuma rero ugomba kwambara itaburiya igihe uri gutera imiti. Cyangwa se ukambara ipantaro irenga ku nkweto. Sibyo? Ukambara umwenda w'amaboko maremare. Mbisubiremo mvuze kwambara ipantaro simvuze ijipo cyangwa ikabutura cyangwa igitenge. Ni ipantaro cyangwa isarubeti. Ukirinda kuwutera mu masaha ya saa sita izuba riva cyangwa mu muyaga cyangwa se imvura ikubye cyangwa se inagwa. Iyo umaze gutera rero urongera ugakaraba n'amazi meza n'isabune. Ugafura uturindantoki twawe ibyo wakuyemo umuti. Nk'akajerekani uba ugomba kukunyuguzamo amazi byibura inshuro 2 ayikuyemo ukayamena mu cyobo. Warangiza ukagatobagura ukakajugunya ahagenewe kumenwa imyanda. Cyo kimwe n'igikapu. Ukijugunya kure. Hanyuma igihe ugiye kubika umuti rero wa muti wasigaye mbese uwushyira ahantu kure y'abana ugafunga n'ingufuri ukadadira. Agoronome ndakumva giteye. Bambwire ko n'umugore utwite cyangwa umwana batemerewe gutera umuti wica udukoko n'indwara mu murima. Nizere ko ibyo mwabyumvise. Uzashaka gutera umuti mu murima we akumva ibimvuze atabyibuka neza ndahari kugira ngo mbafashe. Muranyumva? Imana ibarinde rero. Naho mukanga niba dushoje wambwira neza iby'uwo muntu wawe wabuze nkagufasha kumushakisha twifashije inzego z'umutekano. Ngabira arabishyira ko nta raporo muha rwose ntayo. Mwaramutse. Uramutse Rwasi. Bose Murenzi arahari? Ntawe uhari. Ibyo washakaga kumubwira cyangwa kumusigira urabima. Ni raporo y'uko akazi kagenze mu mirima nashakaga kumuha. Okay, yishyire Ngabire. Ntago wabikubwiye se kuzajya uyigeza kushinzwe stock nawe akayigeza kuri boss? Nakundi nyine ntacyo. Nabyibagiwe. Ari mu biro wahingukiyeho bwa mbere. Urakoze. Asiki. Ntayo mushyira rwose kiba kibi. Reka mpe kwiha wa mutipu ujya umutereta mubeshye ko nsanze adahari. Yego. Mwaramutse Siboma? Waramutse neza Rwasi. Ko wazindutse ra? Narinzanye raporo y'uko akazi kagenze mu mirima. Sha wayobye. Wari kuyishyira Ngabire niwe ubishinzwe. Nge buriya ntawe njya mpurira nabyo. Mbonye si ibiro bye bikinze ngahitamo kuyikuzanira hano rega ndihuta. Harafunze. Ngwino nkurebere. Simbona se hafunguye. Kurunguruka ntiwinjire sibo. Fasha Rwasiri ngo yari yakubuze. Ninjire mufashe nta kibazo. Karibu Rwasi. Igoko. Ese nta no gusuhuza.
ntagusuhuza byose ntacyo biba bimaze. Urumva nta nicyo nabihinduraho rwose. Niba waramutse neza ntacyo nabihinduraho, niba waramutse nabi nabwo ntagihinduka. ahubwo ndumva ari wowe waramutse nabi, aho ubyuka ubeshya ngo wambuze kandi ari uko utinya kunyicara imbere. Ariko we uzi ko ntari nzi ko ntinya bigeza. Hanyuma ngufashe iki? Nicyo ushinzwe nyine kuri njye. Okay, bivuze ngo unzane raporo y'ibyo mu mirimo. Ni ibyo nta bindi. Nizere ko ufite raporo yanditse kandi. Comeka iyo flash niho biri. Koko ese ubwo uyimpaye neza utayinjugunye wabikima? Icyangombwa nuko ikugezeho. Reka mbikopi bisubirane. Ego voilà. Ndabona igiyeho. Akira. Urajya hese man? Garuka wicara ujye usubiza ibibazo nkubaza. Ubwo se urumva wagenda gutyo ntabanje kuyinyuzamo amaso ngaho ntasobanukirwa hansobanurire. Gashyira umupira hasi dukorane. Ako subwo wagusanga mu gikoni yagira ngo ukigisi. Bitwaye iki se? Urabona ukuntu wicaye ushinze amavi mu gikoni koko? Ugize amahirwe uko bitekira amashyiga. Ntabwo kunyanyagizaho imyotsi ukumva kubaye. Ariko rero mbuyikura he masi? Nivugiraga yewe. Naringize ngo gisi. Bagutuma mu nzu kanzanira ibisororo. Mbabarira cyane. Ubwo se nkubitanye na Murenzi yakwemera ate ko murindira urugo? Umugabo usigaye yikorera ibisororo. Ariko ntukiyemere. Wese ko hari ibyo afasha umugore we bimubuza gukomeza kwitwa umugabo hano. Umugore we nyine gukomeza kuba boss wa company yabo. Ibyo ni ibye. Ubwo se nshabarira udufiriti imbere igashaka. Basi mpakari agatambaro gahanagura amasahani, mpanagura ibingi biba ari byo naruriramo. Agatambaro? Kariyeri? Ngakari aho kamanitse yewe. Sha icyonzi cy'ibyo biryo birajya gushya bakoresha bawe basinziriye. Sha wiharaje guteka utinze shaho. Masimbi we ubaye iki? Ubaye iki? Ya biryo murabimenye? Ayiwe. Murabimenye? Masimba baye iki gisi? Gose boss ngiye kubona mbona yikubise hasi. Gose. Aragwagwa ntacyo baye se? Ariko se bigenze biti? Gose yarantumye agatambaro gahanagura amasahani. Nuko mugere ngiye gukazana mbona arahanutse avuga ngo isereri. Imuzane tumujyane kwa muganga. Ntimubona ko atangiye kubira ibyuya. Masimbi urumva se? Yumva. Niko gisi? Ubu ntiyari ibitaribwa bikaba bimuhitanye? Yewe Masimbi ntiyangaga bigeze aho kwiyahura rwose. Oya. Ariko mwavuye muri ayo ngayo koko. Nimureke tumutere tumukire mu modoka mujyane kwa muganga. Gose. Ndamushobora se? Bamuzira nkwereke. Ntabwo mushobora rwose. Mva gisi. Isiga mfasha hangaha. Mfasha tumwegure tumutware kwa muganga sha. Reka tumutware mu maboko. Mva mama mugi. Bijya kugenda watsi imodoka. Babatsi imodoka rusinyaruka. Ariko se aho ni mundebera bya bintu birakomeye. Nimbirakomeye rwose. Ese ibyo byibirutse mwibyita hariko. Nimushire umuntu mu modoka tumujyane kwa muganga atadupfira wo. Kwa muganga. Ese kandi we nindi umpamagara. Reka nkwereke. Shira mu modoka neza. Mama mugisha turajyana. Ese wabanje ukitaba iyo telefonira ukabona gutwara. Ese undi mugisha ngo uranshaka wiki. Bite sha mugi? Ubwo amafaranga aramushiranye arashaka ndi. Nawe ko ari ikiguri. Vuga cyane sha ntabwo nkumva neza. Papa ngo uhamagaye ngira ngo ngusabe imbabazi wewe na mama. Kose nemeye kwisubira ngo umwana mwiza. Nukuri nzajya nkora ibyo mushaka byose ariko mundeke ngaruke mu rugo. Ngahore izo mbabazi subu ziratangwara. Masimbi wese ubaka ntigashobotse. Aha. Ikinamico ifumba y'ubukire igamije gufasha abahinzi n'aborozi kumenya amakuru y'igihe n'ikirere hagamijwe kuzamura umusaruro wabo. Ikinamico ifumba y'ubukire muyitegurirwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri ku bufatanye n'ikigo gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuhinzi SIAT. Ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho waduhamagara ku murongo wa telefone 4127 cyangwa se ukatwandikira kuri page yacu ya Facebook Minagri. Ifumba y'ubukire. Ukire.